Banyarwanda mbanje kubasuhuza. Amazina yanjye nitwa Nyiranshimiyimana Dorcel. Ndi umwanditsi wa filime nkaba n'umukinnyi. By'umwihariko navuze ko ari abarezi nk'uko mwabyumvise, ni abarezi nyine, ntago ari abakinnyi nkanjye bisanzwe, ariko nanjye nari nibagiwe. Nubwo nari umurezi, ariko wabona mu minsi iri imbere nzaba ndi umurezi, ntawamenya. Ndi umunyeshuri muri kaminuza ya Hanika Anglican Integrated Polytechnic, niga ibijyanye n'ubwubatsi, civil engineering. Ubwo nizera yuko mu minsi iri imbere nshobora gutera ikirenge nkahagarara mu mwanya nk'uwo barimo, nanjye nkaba umurezi. Reka mbanze mbahereze umwanya, baradusuhuza amasegonda makeya, batwibwire. Bibaye byiza bajya batubwira, navuga ni nk'isomo bigisha cyangwa aho barizwa mu burezi, ariko icyo nzi ni uko ari abarezi barerera igihugu cy'u Rwanda. Umwanya ni uwanyu. Murakoze cyane Dodo kuduha umwanya. Amazina yanjye turamenyeranye, ni yandi nitwa Nshimiye Isaac. Ndi umurezi nk'uko yabivugaga. Nge isomo nigisha ni discipline y'abanyeshuri, guha umurongo, kwereka umurongo abanyeshuri bagenderaho kugira ngo bazavemo abagabo n'abagore basobanutse igihugu gikeneye. Murakoze cyane. Murakoze. Nanjye turamenyeranye. Amazina ni yandi, Nigena Pascaline. Ndi umwarimu bimazemo igihe, nigisha isomo ryitwa literature in English n'ubuvanganzo mu Cyongereza. Wow. Ubwo rero turi kumwe. Murakoze. Yego, murakoze. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Christine. Ngewe ntabwo navuga ko maze igihe muri iyi group, ariko nanjye ndi umwe mu bagize iri tsinda, abo birimo. Nkuko nari maze kubivuga, amazina yanjye nitwa Christine, hanyuma nkaba nanjye ndi umwe mu barezi barerera igihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko nanjye nigisha isomo bita literature in English, bivuze ubuvanganzo. Hanyuma muri uyu mwanya tukaba turi kumwe. Murakoze. Wow, murakoze cyane. Murabibona yuko ndi kumwe n'abantu bakomeye. Iburyo bwanjye hari umugabo utoroshye ku banyeshuri cyangwa se abiga muri kaminuza. Ubwo ndivuga, turabizi ko uyu mugabo agira uruhare rukomeye mu myigire yacu muri segonderi. Ubwo ndavuga O level na A level, kugira ngo tubashe kugera aho turi ahangaha. Uyu mugabo yakoze akazi katoroshye. Ahangaha none abandi bantu ndi kumwe nabo bo sinzi nanabatinye. Ikintu bita literature and English buriya n'intu biba bitoroshye. Kugira ngo umunyeshuri amenye Icyongereza, kubivuga nyine wabonaga baza kubitwigisha, ugasanga turabivangavanga. Wajya kuvuga nk'interuro ukabanza verb ugakurikizaho ibindi nazi, ariko ni abantu bakomeye batoroshye. Rero nk'uko nabibabwiye, nubwo ari abarezi, uyu munsi turi kumwe nk'abakinnyi ba filime zabo birimo, abo birimo group. Nimuza kuzazireba zose, mukareba filime yitwa Nyundo, mukareba n'Urukundo Ruzira, muzabasangamo. Uyu munsi ndi kumwe n'abantu bakomeye, abantu bakora mu burezi, ariko bakaba n'abakinnyi ba filime nyarwanda. So murumva ko ari ibintu biteye amatsiko. Nishimiye kubana namwe. Murakoze cyane. Mwiyumvemo ikaze. Ubwo rero ikiganiro cyacu uyu munsi nk'uko mubimenyereye, ndabanza mbasabe kudukurikirana. Utarakanda subscribe, kandaho kuri ako kazogera k'umutuku. Numara gukandaho ukore share, usharinga iki kiganiro. Tugiye kuganira ibintu bifite umumaro. Urumva ko niba twicaye ahangaha ari umunyeshuri ari n'abarezi, mbese muri make duhagarariye itsinda cyangwa se groupe yabo birimo, murumva yuko tubafitiye ibintu birenze kuri uyu munsi. Ndaza gukomeza n'ubundi, ntabwo ndibuze kubaha akanya ko kuruhuka, nubwo hano tutari mu ishuri, ariko yego muraza kumfasha tuganire. Murambwira ikiganiro cy'uyu munsi ndashaka ko kiza kwibanda cyane cyane ku buhanzi n'ubusizi, ariko bufatiye ku burezi, kugira ngo bitaza kubavanga ndibuze kwinjira muri kariyeri yanyu. Ubwo ndavuga uburezi.
turabihuza ubuhanzi n'ubusizi mu muco nyarwanda bifatiye ku burezi. Ubwo niyo nsanganyamatsiko tugiye kwibandaho muri aya masaha. Harimo amagambo atatu, harimo ubuhanzi, harimo ubusizi, harimo umuco nyarwanda, ariko cyane cyane bifatiye ku burezi. Ndaza guhera n'ubundi kuri umugabo ushinzwe discipline Isaac aratubwira aratubwira uko abyumva. Iyo bavuze ubuhanzi n'ubusizi ubundi wumva iki? Urakoze cyane Dodo kutwinjiza mu kiganiro, nagaruka ku ruhare rw'ubusizi, ubuhanzi mu Nyarwanda mu burezi. Birumvikana twebwe rero turabarezi. Iyo tuvuze ubusizi, ubundi ubusizi nabwo ni igice cy'ubuhanzi, ariko cyane cyane havaho ibisigo. Uzi ko hari abasizi bagiye babaho, ba Nyakayonga ka Musare n'abandi. Noneho rero ubuhanzi bwo buriya wavuga ko ari nyina cyangwa se umubyeyi w'ubusizi, kuko buriya mu buhanzi habamo guhanga. Ushobora guhanga indirimbo, ushobora guhanga umuvugo, ushobora guhanga filime, cyangwa se hari ibihangano byinshi bitandukanye. Mu yandi magambo ubuhanzi bufite ingeri zitandukanye. Numva ari aho ngaho ari ubwo buryo nasobanuramo ubuhanzi n'ubusizi. Murakoze cyane. Yego, arakoze cyane Isaac. Ngiye ndumva igisubizo duhaye nta kintu nshobora kurenzaho. Abivuze neza, ariko reka nakire mwarimu wabyo nk'uko twabyumvise. Ubwo Pascaline aratubwira nawe ukuntu abihuza, cyane ko n'ubundi biri mu isomo mwigisha. Niba ari ubuvanganzo, nagize n'amahirwe uyu munsi ndi kumwe n'abarimu rwose babigize umwuga, babimenyereye, banabizi. Aratubwira ukuntu ubusizi n'ubuhanzi mu myigishirize cyangwa se mu myigire bo babifata mu gihe kitaza kurambirana, ariko ubwo ni ingingo iza yunganira iya Isaac. Yego, murakoze cyane. Nk'uko uwambanjije yabivuze, ubundi ubuhanzi bijyanye n'umuhanzi. Urajya mu nganzo ugahanga igihangano cyawe cyitwa urwenya, cyitwa ikinamico, cyitwa indirimbo, cyitwa inkuru, yaba inkuru ngufi cyangwa inkuru ndende. Waza mu busizi, nibyo bijyana n'imivugo cyangwa ibisigo. Ni ugusiga mu buryo bufite injyana, biryoheye amatwi, wahaye umwanya. Ikiba kigambiriwe mu guhanga no gusiga ni ukwigisha abantu, umuryango mugari w'abantu. Icya kabiri ni ugukora icyo twita entertainment mu Kinyarwanda, gutuma abantu bidagadura, guseka, bakishima, bagahuriza hamwe. Ariko nanone intego nyamukuru muri uko kwidagadura, muri uko guseka, muri uko kunezerwa, harimo n'inyigisho bagomba kwiga. Muri make nicyo ngicyo. Yego, murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka nanjye mwunganire nk'umwarimu wigisha iryo somo rya literature in English cyangwa ubuvanganzo. Ni ukuvuga ngo twebwe twashatse yuko ibyo twigisha biva muri teori bikajya muri pratique. Ni ukuvuga ngo niba twigisha umwana gukina sinema, gukina filime, donc tuba twabanje kubimuhereza muri teori. Twashatse ko rero nanone umwana tumushyira kuri firidi neza, akabasha no kuba bya bindi yize mu bitabo abishyira hehe mu bikorwa. Niba tumwigisha ngo umukinnyi yitwara gutya, bikagenda gutya, yambara gutya, dushaka gushishikariza abana babashe no gutinyuka bakine ibyo baba bizi. Ese umbwiye yuko impamvu mwahisemo navuga kugana uru ruganda rukora filime nyarwanda ari uko mubyigisha kandi mukaba munabishishikariza abana bakiri batoya cyangwa urubyiruko kuba babiyoboka bakabikora kuko nk'uko babyize mu makayi. Ese ndakubaza, narakubonye muri filime Nyundo, nabonye uri kuyikinamo. Ubwo nifuje kukubaza, yaba ariyo mpamvu wateye intambwe ukavuga ngo reka nsanga bo birimo
nanjye mba umukinnyi koko ibyo nigisha abana mbikore, ubwo uraza kunsubiza murambwira nyine icyabibateye kugira ngo mutere intambwe muze muri groupe yabo birimo. Murakoze cyane, ntabwo rwose ugiye kure y'ukuri. Mu byatumye ngira icyo gitekerezo cyo kwinjira muri iyi groupe ni ukugira ngo mbashe no gushishikariza abana nigisha. Turabizi twese muri rusange ko mwarimu ni intangarugero. Rero mu by'ukuri ibyo nigisha abana ngomba nanjye kuba nagize gute nabibahayemo urugero. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo niba nafashe uyu murongo wo kubyinjiramo, biroroshye cyane kuzabishishikariza umwana kubera ko nanjye ibyo bintu nabyinjiyemo. Cyane ko intego yacu ntabwo ari ukufata ubumenyi ngo tubushyire mu mwana gusa, ahubwo dushaka yuko bwa bumenyi twamuhaye abubyaza iki umusaruro. Nk'uko karikiramu nshyashya ibivuga, ivuga ko tugomba gutanga knowledge, ubumenyi, skills, ubumenyi ngiro, ndetse tutibagiwe n'indangagaciro z'umunyarwanda cyangwa indangagaciro z'umuntu wa nyawe. Tutibagiwe ko kandi nanone bizafasha umwana kugira icyo yigezaho mu buryo bufatika bw'imibereho ye ya buri munsi. Ndumva ari uko nasubiza. Arakoze cyane, murakoze cyane. Igisubizo aduhaye njye ndumva kinyuze cyane. Mu by'ukuri nk'uko bivuze, ubundi kuri gihe sinema nyarwanda harimo amafaranga menshi cyane. Twareba nko ku bantu tugenda twigiraho, sindi bwirwe mvuga amazina yabo, ariko hari abantu tureba tukavuga ngo bariya abantu babimazemo igihe, bariya abantu barakoze, mbese muri make ubu ngubu bafite amafaranga kandi bayakesha filime nyarwanda. Nababwira ngo welcome, ntago mwayobye, yego ntago mwayobye. Ahangaha ni ahantu, ni industry navuga buri muntu wese yisangamo. Njye byaranunguye, birananshimisha kubona abantu, umuntu w'umurezi avuga ngo reka ntere intambwe negere imbere, ngende nanjye mbashe gukina bya bindi nigisha abana, mbashe kubikora. Bizanoroha no mu buryo bwo kwigisha abana. Rega nujya kumwigisha mu buryo buri theory, uzajya umwereka, ushobora kunyuzamo ako kavideo kamubwira ati dore nk'uko twavuze ngo iyo ugiye imbere ya audience cyangwa se imbere y'abantu ntabwo uhagarara ngo urebe gutya. Ibyo ngibyo nabyo twarabyize. Yes, ngo batere ubwoba, ubakange, uba ugomba kuvugana umutima mwiza, akajwi gatuje. Rero iyo uri gukina, nekereza ko bitewe na role wahawe, uactinga koko cyangwa se ugakina nk'uko bayiguhaye ukabikora. Nizera ko mugani bizoroha no mu buryo bwo kwigisha abanyeshuri. Ese ubwo ndahita nza kubaza Pascaline, muri amakuru mfite nuko mumaze imyaka irenga 7. Yego, imyaka irenga 7 mu burezi. So ndaza kukubaza ni iyihe mpamvu ntago ari ubwa mbere groupe yabo birimo nubwo yaje wenda hari cyane cyane ari natwe twabigizemo uruhara abarezi uko twicaye hano. Ndibaza kuki icyo gitekerezo kitaje mbere muri iyo myaka 7 umaze uri umurezi, ku mwaka wenda wa 8 uri mu burezi akaba ari gutekereza kuvuga ngo reka nze nanjye nge mu buhanzi. Yego, ndashimira cyane n'izina rya groupe ryitwa abo birimo. Ubwa mbere ibintu biba bikurimo, ariko igihe cyo kubishyira mu bikorwa nicyo kiba kitaragera. Ubwo rero nahuranije cyari igihe kitaragera. Yego, sinzi niba nawe ngusubije ku cyo warumbajije. Cyari igihe kitaragera, ariko kuba byari bindimo. Yego, murabyumva yuko abarezi baje guhinduka abo birimo kubera yuko nk'uko bivuze, sinzi niba mwabyumvise, hari akanavuze ngo iyo myaka yose 7 byari bimurimo. Yego, yaba ari nayo mpamvu groupe yaje kwitwa abo birimo. Niba mubyumva neza, nabo birimo byababayemo, nicyo gihe rero cyabo kigeze ngo bigende bigere ku bandi, bigere kure. Nababwira yuko
ku bari kudukurikirana ntabwo abangaba ari bo barezi bonyine bari mu bo birimo. Hari n'abandi barezi, ni itsinda rigari nk'uko navuze ngo aha hantu sinifuza no kuhava. Ni abantu wabana nabo kubera yuko ni abantu bakuru. Nk'urubyiruko baradukebura bakatubwira ngo reka tubikore gutya, natwe tukazana bya bindi byacu bigezweho tukabihuza n'uburezi, tukubahiriza za ndangagaciro n'ubundi ziranga umunyarwanda. Urakoze cyane kunsubiza. Isaac nawe aramfasha. Isaac uramfasha. Ndagufasha cyane. Mu muco nyarwanda nk'uko twavuze ko turi bwibande ku muco, bavuga yuko hari ibintu bizira, ubwo hari kirazira n'indangagaciro n'ubundi. Bakavuga ngo hari ahantu wa mugani hari nk'ibyo dusanga bavuga ngo kirazira ko umwana areba umuntu mukuru ari gufata amafunguro, kirazira yuko umwana areba umuntu mukuru wenda yasomye agacupa kubagasoma yego mwebwe mutabibasha. Ariko ndagira ngo umbwire, ese iyo turi gukina filime nkanjye ntago ndabimaramo igihe kinini, ariko kuva mu mwaka washize nibwo nabyinjiyemo, nibwo natangiye gukina muri filime n'ubundi nyarwanda. Ubwo niyo turi gukina hariya, hari aho bidusaba yuko tujya mu kabari tukicara, niba mujye mutureba muratubona dufite inzoga mukatubona, wenda hari turi no gutereta bamwe mu bagabo, turi gutereta abana batoya kandi dufite n'ingo bamwe, kuko turi hano twese siko tukiri ingaragu. Ubwo ni ingaragu bari mu beza, yego ni ingaramakirambi. Ubwo mise nifuza kukubaza ikibazo kinjemo, ndavuga ni reka nkubaze, ese ubu buhanzi twinjiyemo cyangwa se mwifuje kujyamo ni ugukina filime no gukora urwenya cyangwa se inzenya, nifuje kukubaza ubu buhanzi nta kintu bwangiza cyangwa nta ngaruka bushobora gutera ku muco nyarwanda? Ubwo ni umuco nyarwanda. Umuco nyarwanda ubwo natangiye mvuga bya bindi byose ngo umwana nakareba umuntu mukuru. Uratubwira uko byumva nkawe. Yego, urakoze Dodo. Kera buriya natwe twarabyumvaga, twumva yuko umunyeshuri atari byiza yuko abona umwarimu arya. Ugasanga mwarimu hari urwego yishyizeho rutegerwa, ariko ibintu bigenda bihinduka. Ikindi ni uko umuco burya urakura. Umuco urakura, ntabwo ari ikintu kiri aho ngaho kitanyeganyega, ahubwo umuco ugira gute urakura. Ariko mu bijyanye no gukina filime, wenda ushobora kuvuga ati ese nta hantu byahungabanya wa muco nyarwanda. Njye ntabwo ariko mbibona, kubera ko uretse kuba yenda twebwe dukina, cameraman agafata ibyo twakinnye akabitunganya akabishyira kuri YouTube kugira ngo tubisangize isi yose, ariko nubwo bitamera gutyo, nk'ubu ngubu ubona yuko ikoranabuhanga cyangwa se iterambere ryarihuse cyane mu gihugu cyacu, ubona ko ryihuta ku muvuduko uhambaye. Uramutse ufashe smartphone urayifite byanze bikunze. Uramutse ufashe smartphone yawe ukajya hariya ku muhanda ugakamera ibintu byose bihabera, ugafata nk'isaha imwe, hanyuma wenda ukabishyira kuri YouTube, ubyitegereje neza nabyo wabona ari filime. Bivuze ko ubuzima muri rusange ni filime. Aho wajya hose, haba mu rusengero, mu isoko, ku ishuri, usanga ubuzima ari filime. Twebwe rero iyo turi kubikina gutya nk'abarezi, mu yandi magambo tuba turi gukina ubuzima. Ni ubuzima n'ubundi nta kintu kidasanzwe, ahubwo ni ukugira ngo dutinyure na rwa rubyiruko rwacu cyangwa se n'aba banyeshuri bacu bamenye ko ibi bintu ari ibintu bishoboka. Urugero nkanjye wenda kuba naratinze no mu burezi kandi mbukora mbukunze, ariko mfite n'amakuru ku bijyanye na drama. Drama rero ntago ari ikintu gikwiye kuba ari ikintu kiri aho ngaho kitanyeganyezwa, kidakorwaho.
ahubwo ni za nkuru n'ubundi ushobora gukura mu bitekerezo ari byo bagenzi banjye bise theory, ahubwo tukaza tukabishyira mu buzima busanzwe. Niba wenda umuntu yigaga ibintu mu magambo biri aho ngaho akaba yavuga ati ni gute nakura iki gitekerezo mu magambo nkaba nagishyira mu bikorwa. Urugero wenda ukavuga ati twize inkuru wenda y'umwana wabyirutse asuzugura ababyeyi ndetse aza kwiyandurisha imico mibi yo kunywa ibiyobyabwenge, ibyo tukabisoma yenda mu nkuru. Byaje gusoza avuyemo umwana w'ikirara, umwana aba ikirara rero kugira ngo azave umugabo nyamugabo nabyo burya biragoye. Ibyo rero noneho dushobora twebwe nk'abari mu rubuga rw'ubukinnyi bwa filime turabikora noneho muri cya gitekerezo nk'uko kuko abana mu ishuri bo babyiga mu nkuru babisoma bagira gute, ariko natwe turaza tukabishyira aho twita kuri stage, tukerekana wa mwana asuzugura yanyoye ibiyobyabwenge, tukerekana indunduro ye. Ibyo birimo amasomo agiye atandukanye kuko ya mico mibi umwana wamaze kuyitegereza noneho anayibona, byanze bikunze biramusigira isomo yuko kunywa ibiyobyabwenge no gusuzugura ari ikintu kibi. Mu bukinnyi rero no mu buhanzi harimo amasomo agiye atandukanye. Icyo twakangurira urubyiruko ni ukuvuga ngo rwitinyuke kubera yuko ni ibintu bishoboka kandi byiza. Sinzi niba nakugereye ku nyota ariko arakoze cyane uko abivuze. Nanjye nibazaga ubuhanzi nta kintu bushobora kwangiza ku muco nyarwanda, kuko uko ansubije ni ibintu bibaho mu buzima busanzwe. Bivuze ngo nta kintu na kimwe kiba kirimo gifite icyo cyangiza, kuko ni ibintu bisanzwe, ni imico y'abantu. Koko abakinnyi bakina bakavuga, hari akantu yavuze ngo ugiye nka hariya ugafata smartphone ugakamera ibintu byose biri uko abantu bagenda, uko imodoka zitambuka, buri kimwe cyose kibera mu muhanda, abatukana, abaseka, abahoberana. Ibyo ni ibintu nyine bisanzwe. Ugiye no ku kabari n'ibyo ngibyo twavugaga, naho ukahafata bya bindi byose bivuze ngo urabibona, abasangira abameze gute. Bivuze ngo icyo nshaka ko dusobanukirwa, gukina filime ntabwo ari ibintu baba bahimbye cyangwa baba bateruye ngo baze batereka ahangaha. Nta kintu rero byangiza ku muco nyarwanda, kubera ko ni ibintu bisanzwe bibaho n'ubundi mu buzima bw'abantu. Nk'uko mubireba nimwitegereza filime neza, uzasanga na byindi by'imyambarire tuvuga ngo hari imyambarire ngo idahwitse, ba mwarimu babivuze ukuntu bigisha umuntu ngo azajya aba yambaye, na byindi by'imyambarire idahwitse tuvuga, niyo bari kubikina ntabwo ari uko bari ubuzima nyine bashaka kwerekana, kwigisha abantu, ahubwo turabikina ukabona nk'umuntu wambaraga kwa kuntu, bikazarangira n'ubundi bigaragaye yuko n'imico yiwe nyine idahwitse. Nimbivuga gutyo sinzi niba mubyumva neza. Rero iyo babikinnye mu ruhande rumwe muzabirebe, haba hariho uruhande ruzima n'uruhande rusa nk'urufite intege nkeya. Bivuze ngo uruhande ruzima hari icyo rukora ngo ruzahura uruhande rubi cyangwa se rufite intege nkeya. Ntago rero ababifataga ukundi baradusobanuriye. Sinzi niba ari undi muntu ufite akantu yongeraho muri iri tsinda turi kumwe hano, ariko uko badusobanuriye ndumva ari uko nguko rwose. Ubuhanzi nta kintu bubangamira ku muco nyarwanda, cyane ko ibikinwa ni ibintu bibaho, ahubwo bibaho bishatse cyangwa bigamije kwigisha no guhindura ya mico yindi twagiye tubona igaragara n'ubundi muri sosiyete nyarwanda. By'umwihariko n'abana nigisha, kuko nibo nyirizina ndebaho cyane. Ababashije kumbona barabyishimira bakambwira bravo teacher, turaza gukurikiza urugero rwiza urimo kuduha. Ariko nkanababwira nti mu by'ukuri ibi twiga tubishyire mu bikorwa, ariko nanone nkababwira ntitugire intego. Ntabwo ikintu cyose buriya winjiyemo ufite intego kikugirira umumaro, kandi kikagirira n'umumaro umuryango wawe ndetse na sosiyete, abaturanyi muri rusange, kikakugirira umumaro. Nkababwira nti rero tubyinjiremo tubikunze kandi tugira intego ishobora guhindura ubuzima bwacu bwa buri munsi. Mu by'ukuri rero ngewe uko bamfata, hari uko basanzwe banzi imico yanjye uko nteye. Ntabwo bivuze yuko niba nakinnye role runaka
nshobora gukina ndi umuntu ugaragara nk'umuntu mubi w'umunyamahane ariko mu by'ukuri ntabwo bivuze yuko ndi umunyamahane. nshobora gukina ndimo ntongana mu rugo ariko muri rusange ntabwo njya ntongana mu rugo. rero bivuze yuko ibyo umuntu akina rega ni na ngombwa ko role baguhaye uyiviva ugaragara nyine nk'umuntu uyiyumvamo. ariko ibyo ntabwo bivuze yuko biri buguhindure uwo uriwe. ntabwo bikuyeho za ndangagaciro usanzwe ufite muri sosiyete nyarwanda. sinzi niba mbashije kubasubiza ibyo rwose. ariko ntabwo wambwiye ukuntu buriya iyo utashye umutware avuga sindamubona wenda mu bo birimo barimo waza kumbwira. ariko urambwira umutware gufata gute, akubwira ngo iki. hari abantu bibangamira kandi dukeneye guhugura abanyarwanda muri rusange ndetse n'abatari abanyarwanda rwose pe mu byumve. aba ni abantu bakuru turi kumwe. hari abantu bumva yuko iyo umuntu yagiye muri ibi bintu, yagiye mu bintu by'ubuhanzi, yagiye mu gukina filime, bumva yuko ngo yagiye ngo mu mabi, ngo mu burara. abana bakiri batoya b'abakobwa n'abasore, ngo ndavuga ingimbi, bagahita bumva yuko kubera ko yagiye gukina ari kunywa itabi, agiye kunywa itabi byarangiye. ndashaka dusobanukirwe neza ibi bintu ntaho bihuriye. kubera yuko ukina utanywa inzoga ariko ukina unywa inzoga utayinywa kandi nta nubwo uba wayinyweye. ntabwo nabibabwira kuko naba mbibi ibanga ryacu. reka atubwireho gatoya ukuntu umutware abifata, dukomeze dusoreze n'ubundi hano kwa Isaac twumva ukuntu biba bimeze. reka twe kwibanda cyane ku mutware. icy'ingenzi ni uko abo tubana babifata neza. dodo icy'ingenzi ni uko babifata neza kandi bakanyankuraja, bakantera imbaraga. mu by'ukuri ngewe mbikora mbikunze kandi n'abo tubana barabyapureshetinga, barabikunze. murakoze cyane. murakoze. aho nyura biratungura nkanjye ngo burya uravuga burya urakina, biratungurana cyane. namwe ndabizi ko biri bubatungure. abenshi ntabwo baba bazi ko ari naryo somo nigisha, cyane nk'iyo bambonye ngenda bavuga ushobora kuba uri umusiyantifike. ntabwo byoroshye, ariko ikigambiriwe ni uko cyambere ni ukwigisha abantu. umutwara aranshyigikiye, abo tubana baranshyigikiye, abanyeshuri baranshyigikiye, kuko abo mporamo ni ukubigisha, ni ukubereka ko bya bintu bifite umumaro. ikintu cy'ingenzi kuri ngewe bituma nishima, mpora nseka mu rugo nk'iyo bari kubona turi gukina, abana bati dore mama. biba bishimishije cyane. ni ibintu bizana umunezero mu rugo kuko nta mutima mubi. murakoze cyane. urakoze ku kibazo cyiza usa nk'ushorejeho nk'uko wabitubwiye. ibi bintu kubijyamo ni iby'agaciro cyane. kuba ndetse tubirimo turi abarezi, ntekereza yuko ahubwo ubuhanzi bwakwiye kuba buri mu barezi, uretse yenda inshingano nyinshi n'umwanya wa ntawo. ariko abarezi burya bakora ibintu byinshi neza kuko baba babikora banabyiyumvamo. icyo rero wari uvuze cyaho ntuye cyangwa se cyaho nkorera, hari uko banzi. ubu nandebye nawe ndebye urabona ko ndi umugabo mwiza. mwiza rwose, kandi no mu rugo rwose. ugeze mu rugo rwacu ni ijuru rito. urumva rero mw'iryo juru rito gusohokamo ubwiye ati madamu ngiye muri gahunda, cyane ko nanabyize noneho. ntabwo ari ibintu byo gushakisha byo gupfundikanya, ahubwo wari umwanya wo kugira ngo ngaragaze n'ibyo nize. bivuze iki rero? bivuze yuko mu rugo tubyemeranywaho, ahubwo nabo mu gihe runaka ushobora kubabona ukabona kubera uburyohe bubirimo n'ukuntu erega buriya dodo. icyo nakubwira ni uko filime wenda iravuna. urako gutegura filime, kwegeranya ibikoresho n'iki byose harimo akazi, bisaba imbaraga. ariko abantu bose n'abariya ubona hari ukuntu babitinyamo, ntabwo ari ukubitinya kubera ko bitinyitse, ahubwo ni imbaraga bisaba. izo mbaraga rero iyo zihari
kurutaho hakabaho harimo umuhamagaro n'ubushake, ibintu byose birashoboka. Rero haba mu muryango nta kibazo, haba muri sosiyete mbamo hari uko banzi kandi banzi neza. Urumva kamera, burya kamera, kujya kuri kamera ukajya kuri YouTube bari umuntu udashobotse ntabwo wajya kwishyira ku karubanda. Ni umwanya mwiza rero nk'abantu bazima sosiyete ikeneye ahubwo kugira ngo noneho tuyifashe. Kuko mbere hari igihe wasangaga mu bitangazamakuru n'iki ntabwo abanyamakuru byose babyigisha kuko umwanya ni muto, ariko ni umwanya mwiza wo kugira ngo nkatwe abarezi n'abandi bafite ubwo bushake baze dufashe sosiyete nyarwanda. Murakoze cyane. Barakoze cyane. Ndi kugana ku musozo kubera ko ngewe intego cyangwa icyo nashakaga ndumva ari nkaho cyagezweho. Nashakaga kumva ibitekerezo biri mu barezi bacu, nibaze ese muri hangana gato nababajije cyane, ariko hari akabazo ubwo urahita unsubiza. Yego. Muri ibintu byo gukina filime hari igihe baguhereza role cyangwa se umwanya uza gukinaho, ubwo role ni mu buryo bwacu ni terime zacu, ubwo ni umwanya ukina cyangwa inshingano wahawe. N'abakina umupira wa mwanya ukinaho niba ari 2, ubwo natwe turabigira. Yego, ni role. Ndibaza hari role baguhereza ngo uyikineho yego baguha ukabutaye utayikina. Burya gukina ni ugukina, kandi burya gukina umuntu abakina ibiriho ntabwo akina ibimurimo. Nubwo nivuga nkwende gukina ibimurimo kubera ko wabyinjiyemo nabishaka, ubwo nyine bikurimo. Ariko niba nakinnye ndi umujura, kuko ejo wenda uzamura ndi gukina, ubu ntabwo nk'inzoga, sinzi niba warubizi. Ejo utazangurira kamwe kandi ntagashobora. Ariko hari igihe uzamura ndi mu kabari, cyangwa se muri filime yari zatambutse ndi mu kabari, ntabwo bisobanuye yuko niba ndi mu kabari nahindutse umusinzi, nahindutse umunywanzoga ngo usange rwose ndagenda atanandika 8. Oya, ariko kubera ko buriya mu kabari bacuruza, habamo amazi, habamo fanta, habamo n'inzoga nyine zisindisha, cyangwa se ibyo byose bitewe n'urwego umuntu ariho. Ntabwo ronge niba ndi gukina ndi mu kabari bisobanuye ko nataye umuco. Urabona ko no gutwara imodoka muri iki gihe cyangwa no kugira ibindi bintu, no kujya ku kazi wasinze mu burezi twebwe urabihanirwa, amategeko arabihana. Ntabwo rero bivuze yuko niba gusinda ari ikibazo bisobanuye yuko ntajya ahantu, ntakinira ahantu bagize gute hari inzoga. Kuba ndi gukinira ahantu hari inzoga ntabwo bisobanuye kunywa inzoga. Ariko nawe wakina uri kuyinywa. Hari tekinike, hari uburyo dukinamo ni ibanga ry'akazi ryo ngiryo, ntabwo ndi burivugira hano kuri Nuza. Ariko ushobora kubona ndi gukina ndi kunywa inzoga, ariko ntabwo nahindutse umunywi w'inzoga. Icyo nashakaga kuvuga, urakoze cyane, nagira ngo twumve niba hari umuntu wicaye ahangaha wateye intambwe cyangwa uri kudukurikirana akaba yaragiye muri sinema nyarwanda, gusa akaba agifitemo akantu k'ingingimira, akumva ko hari ibintu atakina. Bivuze ngo umuntu umunyamwuga wa nyawe nta kintu na kimwe adakina, cyane ko nk'uko abivuze, aravuze ngo ni ibanga ry'akazi, ariko ashobora gukina ari kunywa inzoga. Ushobora no gukina uri gufata umwana ku ngufu, bitewe n'uko dushaka kwerekana ibiri kubaho, ariko hakaza kugaragazwa nyuma ubutabera uburyo ki butangwa n'ubundi muri iyo mikino yacu. Rero murakoze cyane, ndi kugana ku musozo, gusa ndagira ngo nsabe Christine atubwire nk'inama yagira abanyarwanda muri rusange, abanyarwanda abakuru n'abato baduhanze amaso, cyane cyane nk'abarezi, inama yumva yabagira muri ibi bintu turimo, agendeye kuri ibi bintu dukora. Abagifite imyumvire yo kumva yuko kujya muri sinema uri umurezi cyangwa wubatse ufite n'urugo cyangwa ukiri umukobwa, hari n'abavuga ngo uri umukobwa ngo uri umugabo, ngo cyangwa ngo uri umubyeyi ngo ukaba ngo wanasenya urugo. Bivuze ngo ndashaka ko tugana ku musozo aduhereza nk'inama abadukurikiye, izi nama twumve rwose banyarwanda, twere guhera inyuma, kubera yuko iterambere ni iryacu, abana bacu ni abacu, kandi tubatoze no gukura babizi. N'ababizi ko ari ugukina nta n'uzamushuka ngo abimukorere. Umwanya akoze cyane. Mu by'ukuri inama natanga ni uko ubigiyemo abijyamo afite intego runaka agambiriye kugeraho. Icya kabiri ni ukumenya
ese ibi bintu nabigiyemo mpereye hehe, ese bizarangira gute, ukabanza ukanitega risike cyangwa ingaruka cyangwa imbogamizi ushobora guhura nazo mbere zitarakugeraho, kubera yuko hari ubwo ushobora gukina bigasa nkaho muri sosiyete bitangiye gusa nkaho uko abantu bakubonaga bisa nkaho bishatse guhinduka. Izo ngaruka nazo umuntu aba agomba kuzitega ndetse ukanagerageza gusigasira wowe intego yawe ushaka kugeraho. Ikindi navuga cyane cyane ku rubyiruko, inama natanga ku rubyiruko nuko niba winjiye muri uruganda rwa sinema ugomba kubijyamo ufite intego, ufite icyo ugambiriye kugeraho mu buryo bwo guhindura ubuzima bwawe, ndavuga mu buryo bw'ubukungu, mu buryo bw'imitekerereze yawe, donc ukagerageza kuba umuntu mukuru. Muri rusange rero ndumva ari icyo nagiraho inama urubyiruko, ni ukubijyamo ufite intego, ukirinda gutana, ukirinda kuba muri rusange bajya bakunda kuvuga yuko abana b'urubyiruko cyane cyane iyo binjiye muri sinema bashobora no kwishora mu biyobyabwenge, ariko mu by'ukuri ntabwo ngewe nemeranya nabyo cyane, kubera yuko umwana wabigiyemo afite intego, afite icyo agambiriye, afite icyerekezo ashaka kujyamo, biramukiza akabasha kwibeshaho ubwe ndetse n'umuryango we akaba yabasha kugira gute kuwitaho, akagira umuryango ugaragara. Turabazi batandukanye bagiye babijyamo kandi bibagirira umumaro. Muri rusange rero twabibashishikariza ariko bakabyinjiramo bafite intego, bafite icyo bagambiriye kugeraho. Murakoze cyane. Arakoze cyane Christine, uko abivuze rwose nuko inama ni izi ngizi, rubyiruko muri kudukurikirana, inama ni izi ngizi. Nta kindi kintu ukeneye kumva kirenze icyo bari kukubwira. Iyo uzi icyo ushaka nutora icyo ubonye. Reka na Pascaline ashyireho agakeregeshwa kuri izo nama baduhaga, nawe tumwumve. Ni umuntu w'umubyeyi, afite abana, wenda n'urubyiruko, yego rwose n'abavandimwe. Twumva izo nama. Abanyarwanda muri rusange icyo dusabwa kugira ngo twubahe ndetse mbese dukomeze twibuke ko dufite indangagaciro nk'abanyarwanda, ariko tugume mu byo turimo gusa twubaha umuco nyarwanda. Yego, urakoze cyane. Hari umuhanga wavuze ngo ufashe igiti niyo cyamara imyaka itabarika mu nyanja, ntabwo cya giti kizahinduka ingona. Ikindi, kuba wabanje kubisegura uvuga ngo hari abavuga ngo ingo zizasenyuka, cyangwa se uriya muntu yishoye mu bintu bibi, yari umukristo abaye umupagani kuko yakinnye filime. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo uri we ikikurimo nyacyo nicyo wakabaye ukomeza kugenderaho. Tubone rero kubaha inama. Ntabwo uru ruganda ari uruganda ruhomba, ntabwo ari uruganda rwigisha imico mibi, ni uruganda ruje guhindura umuryango mugari w'abantu, imbaga nyamwinshi y'abantu, sibyo? Bagahinduka batora icyiza aho gutora ikibi. Murakoze cyane. Na Isaac reka kongereho. Yego, murakoze cyane. Hari tusatira nyine n'umusozo nk'uko igihe cyabigaragaje, ariko ikiriho ni uko nkanjye urugero, abanyeshuri nibo abantu ba mbere bari kunkurikira bakanampamagara bavuga ati prefe wacu ni wowe cyangwa bivuze ko barabikunda cyane kandi ni ikintu cyiza. Rero uru ruganda rwa filime ntabwo ari uruganda ruje gusenya umuco nyarwanda, ahubwo ni uruganda ruje ahubwo gushyigikira wa muco, kugira ngo abana bacu bakure bazi yuko hari ibindi bintu bashobora gukora bigiye bitandukanye. Twabatinyuye twebwe nk'abarezi, kuko burya kera umurezi yari inyenyeri imurikira rubanda. Ongeraho ko rwanaje, buriya si bwo runaje, ahubwo ni uko twebwe twateye intambwe tukavuga ngo natwe reka twinjiremo twisange. Yes, iyi ntambwe rero ni nziza kugira ngo dufashe urubyiruko rwacu, cyane cyane urwo turera, ndetse n'urundi rubyiruko rwabijyagamo rufite ubwoba rutazi aho rwashakira amakuru, ntirugana abarezi kugira ngo barufashe kugira ngo rukore ibintu kinyamwuga. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Hana we, umwanzi w'ibyiza koko ni ibihe, ni amasaha, niko bavuga.
uyu munsi naramutse nari muri modo nziza, ariko ndabona umunsi wanjye ntazi wahindutse. Nahuye namwe rwose, icyo nababwira abanyarwanda, ibingibi tuzakomeza tubibabwire, nibiyo ngombwa ubutaha tuzazana n'abandi barezi bataje hano kugira ngo mubyumve. N'inyenyeri nyine zimurikira rubanda nk'uko babivuga. Ubwo rero icyo navuga, turabashimiye, reka nkomeze mbashimire ukuntu mukomeza kudukurikirana. Icyo nababwira nakagaruka n'ubundi, nakagaruka dukunde sinema nyarwanda, twere kureba filime zindi zo hanze dusize izacu zo mu Rwanda. Yego, kandi koko n'abakora filime tubasabe mwere kwibagirwa ko dufite umuco nyarwanda, nabyo mujye mubyibuka kugira ngo na babandi batari basobanukirwa basobanukirwe neza. Nsoza ndashimira leta yacu, ndashimira nyine igihugu cyacu cy'u Rwanda, kubera yuko ni umubyeyi mukuru ukomeye, niwe wareze abarezi dufite uyu munsi, niwe wareze abakinnyi b'ibihangange mu buryo butandukanye. Ndashimira ubigisha ubuvanganzo bakaba bavamo abacteurs n'abactrices beza. Ndaza gushimira Minisport, ubwo ni Minisiteri ya Sport, nayo ndayishimira cyane kubera yuko iradufasha tukabasha no gushyira ibyo bihangano byacu ku mbuga. Ndashimira Minubumwe, iyi ngiyi ni minisiteri rwose ishimangira cyangwa ishyigikira ubumwe bw'abanyarwanda, uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye. Ubu ngubu tukaba duhagarara, abakobwa tukavuga, abasaza bacu tukavuga. Ntabwo ndi buze kwibagirwa no gushimira Rwanda Writers Federation, ni urugaga rw'abanditsi, kubera yuko iyo bataza gukora ibitabo birimo navuga imfashanyigisho zituma abarimu basoma bakumva yuko ibi bintu ari ibyabo, ntabwo tuba turi ahangaha. Ndashimira muri rusange abanyarwanda mudukurikirana umunsi ku wundi, ariko by'umwihariko leta yacu y'u Rwanda, igihugu cyiza cy'amata n'ubuki, turabashimira yuko muhora mudutekerezaho. Reka twese uri ku buhanga bw'ibyuma atwerekane, tubasezere tubabwira ngo nakagaruka ikiganiro n'ubutaha. Ari gusaba yenda bose ntibaduha, reka twisabire subscribe, dusabe comment, hari igihe buriya byinshi twavuze. Subscribe, comment nazo ni ingenzi. Yego rwose, batubwire, tuganire, dufatanye, twubake igihugu cyacu, tunashima uwazanye internet ku buryo ibihangano bibasha kujya ku isi yose bigakunda. Rwose ni uw'agaciro cyane, Imana imuhe umugisha. Kandi ndabashimiye. Reka natwe tubasezere kandi tubashimira. Muronke muhahe nyine. Muhahe muronke cyane. Mwakoze kwitabira.